بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ishimwe n'ikuzo ni ry'Imana amahoro n'imigisha kandi bisakare ku ntumwa z'Imana zose uko zingana. Tugiye kurebera hamwe isomo abantu benshi badasobanukiwe, ngusaba ko unkurikira neza hanyuma ugakoresha ubwenge bwawe kubera ko Imana yaduhaye ubwenge ngo tubukoreshe. Turibaza ikibazo kivuga ngo ni ikihe gitabo cy'ukuri hagati ya Korani na Bibiliya? Ese Imana yaremye abantu ibarema n'Imana imwe ibaha ibitabo bibiri? Irangije iravuga ngo mwebwe abayisilamu igitabo cyanyu ni Korani, namwe mwebwe abakirisitu igitabo cyanyu ni Bibiliya. Dukeneye ko abantu basobanukirwa bagatekereza neza. Niba ari umuvandimwe wumva ukeneye isomo nk'iri ngiri, ntiwibarwigirwe gukora share ngo urimusangize, cyangwa se ufate iyi video nawe uzayimusangize. Ariko se Imana yaremye abantu ibaha ibitabo bibiri. Niba utarabahaye ibitabo bibiri, ni ikihe gitabo cy'ukuri gikwiye kuyobora abantu? Turagenda ibyo bitabo byose tugiye turagerageza kubisobanukirwa ku bushobozi bw'Imana. Ariko mbere yuko, kubera ko ntabwo Imana ari kurema abantu ngo ibahe ibitabo bibiri, ibahe imiyoboro bivuga ngo mwebwe igitabo cyanyu ni iki. Katubanze kwanza turebere hamwe Korani ni iki mbere yuko tugiye gusesengura ibitabo byose, yaba ari abayisilamu yaba ari n'abatari abayisilamu. Dukurikire neza, dukoresha ubwenge, hanyuma turaza gusobanukirwa ni ikihe gitabo gikwiye kuyobora umuntu. Nawe uzajya ugenda uzi ibyo utwayemo, uzi ibyo uri gusoma, uzi ibyo ukwiye gukurikira. Korani ni iki? Yaje kuzihe ntego? Kubera ko icya mbere Korani na Bibiliya harimo itandukaniro cyane. Ibitangaza bya mbere biboneka muri Korani yo ni igitabo. Iyo ukibajije buri kimwe iragusubiza. Mbere na mbere iyi Korani yamanutse ite? Yaje igamije iki? Yamanutse ryari? Ngo ibi ni ibibazo tugiye kubanza kwibaza. Yamanutse ryari? Yaje igamije iki? Yaje kuzihe ntego? Imana igahita isobanura muri Korani mu gice cya kabiri muri Korani ku murongo w'185 ari yitwa Surat Al-Baqara. Imana iti mukuru kwezi kwa Ramadhani niko kwamanuwemo Korani kugira ngo umuyoboro ku bantu n'ibimenyetso bigaragara by'umuyoboro wa Allah bitandukanya ukuri n'ikinyoma. Ngo Korani mbere na mbere, kuko buri gitabo cyose kigira itangira igitabo cyaziye. Korani ni igitabo Imana ngo yakimanuye mu kwezi kwa Ramadhani, kwa kwezi abayisilamu bajya basibamo bakareka kurya no kunywa, nibwo icyo gitabo cyamanutse. Korani cyaje ari umuyoboro ku bantu bose, kikaba n'ibimenyetso bigaragara by'umuyoboro wa Allah kandi bitandukanya ukuri n'ikinyoma. Hanyuma Korani yamanutse kuwuhe munsi? Kubera ko tugiye gusesengura Korani yamanutse kuwuhe munsi. Imana mu gice cya 97 muri Korani sura 97 aya ya mbere, Imana yavuga inna anzalnahu fi laylatil qadr. Mukuri Korani twayimaniye mu ijoro ry'icyubahiro rya Laylatul Qadr, ni ijoro riboneka muri uku kwezi gutagatifu kwa Ramadhani. Hanyuma Imana imaze kutubwira ukwezi yamanuyemo Korani, itubwira n'umunsi Imana yimanuriyemo. None turibaza ikindi kibazo kugira ngo dusobanukirwe neza. Kubera iki Korani itamanukiye rimwe, yamanutse mu bice hagiye hamanuka umurongo? Kubera iki? Mu isura ya 25 igice cya 25 muri Korani aya ya 32 yitwa Surat Al-Furqan, Imana iravuga ngo kuki barabashije ya Muhammad, kuki Korani barakubaza kuki Muhammad atayishuriye Korani icyarimwe ari imbumbe. Allah aravuga ati uko nuko twayishyuye Korani, mu kuyishura twayishyuye itandukanye itatanye kugira ngo tuyikoreshe tugukomeza umutima. Nuko ngo buri kusomeye Korani umutima wawe urushaho gukomera, urushaho kwizera Imana, urushaho gutuza. Kandi Imana ngakomeza ivuga kuri uwo murongo ngo kandi twayiguhishuriye buhoro buhoro kugira ngo yorohere abayisoma. Iyo niyo ntego yo kuba Korani itaramanukiye rimwe. Tubonye umunsi Korani yamanukiyemo, tubona ukwezi yamanukiyemo, tubona n'impamvu yamanutse itamanukiye rimwe, ahubwo yamanutse buhoro buhoro. Mu isura ya 17 ariyo yitwa Surat Isra aya y'106, Imana iravuga ngo kandi iyi Korani twayihishuye mu bice kugira ngo uyisomere abantu buhoro buhoro babashe kuyisobanukirwa. Twanayishuye mu byiciro. Korani yamanutse mu myaka 23.
ubwo n'abandi bakurikiye neza turaza kureba Bibiliya, turebe Bibiliya yaje ryari, yaje mu kwezi, yaje mu munsi, Bibiliya yamanutse gute, mu buhe buryo. Wenda inshallah taala ibyo Allah dushoboza turaza kureberaho, kubera ko iyi Qur'ani niyo mpamvu Abayisilamu bayifata mu mutwe byoroshye, kubera ko nuko ubwo buryo yamanutsemo ku bushake bw'Imana, twamaze kubona ko yaturutse kwa Allah. Niyo mpamvu umuntu afata mu mutwe, ariko biragoye ko wabona umuntu afata n'igitabo cya Matayo ngo usange yagisomye nk'uko Abayisilamu basoma Qur'ani. Qur'ani ni iki? Mu by'ukuri Qur'ani yaturutse he? Mu isura 26 ariyo yitwa surati Ash-Shu'ara, Imana iratubwira ku murongo wayo 192 kandi mu by'ukuri iyi Qur'ani yahishuwe na Nyagasani w'ibiremwa byose. Qur'ani yaturutse he? Kwa Nyagasani w'ibiremwa byose. Hanyuma ku murongo wayo isura ya 26 igice cya 26 ku murongo wa 193 Imana itubwira nanone ngo kandi iyo Qur'ani yazanywe na marayika, yazanywe na roho w'umwizerwa ariyo marayika Jibril cyangwa se marayika Gabriel. Nukuvuga ngo uzasanga n'abantu bakoresha Bibiliya yenda baradufasha. Hasi hariho mwatwandikira muri comment cyangwa se twabahaye na nimero WhatsApp, mwatwandikiraho mutubwire, wenda ababisobanukiwe batubwire ko twagerageje gukoresha ibi ngibi, ariko nawe mutubwire umurongo urafunguye. Hari ahantu ijambo Bibiliya ryanditsemo imbere nka Bibiliya atari ku gifubiko, kubera ko Qur'ani y'ubwayo n'ubwayo Imana imbere yivuga ko ngo iyi Qur'ani yamanuwe nande, yaje ryari, yari kuyenego, yaturutse ninde washyikirijwe Qur'ani. Imana mu gice cya kabiri ari cyo cyitwa surat Al-Baqara aya 97 Imana igakomeza itubwira ngo uvuga uti waba ari umwanzi wa marayika Jibril, kubera ko ari wo kuzaniye ubutumwa, mu by'ukuri amenye ko Jibril yayimanuye. Nuko ngo yamanuye iyi Qur'ani yazanywe na marayika Jibril, ayimanura arangije ayishyira mu mutima wawe ku itegeko rya Allah. Iyi Qur'ani ubwo tumaze kubona yaturutse kwa Allah, imanurwa na marayika Jibril. Hanyuma iyi Qur'ani yahawe nde? Yahawe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku itegeko rya Allah, ari umuyoboro ukaba n'inkuru nziza kuri babandi bemera. Niba ngo niba wemera iyi Qur'ani yarakumanuye, niba hakana, niba twateguye iri somo kugira ngo abantu baritekerezeho, yaba ari Abayisilamu bongere basobanukirwe, yaba n'abatari Abayisilamu dusobanukirwe n'iki gitabo cy'ukuri gikwiye kuyobora abantu. Ese Qur'ani yamanutse mu ruhe rurimi? Amagambo y'Imana, ayo magambo azasomwe mu Gifaransa, mu Cyongereza, mu Kinyarwanda. Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala muri iyo sura Ash-Shu'ara ni igice cya 26 umurongo wa 195 Imana ngo kandi yayizanye iri mu rurimi rw'icyarabu gisobanutse. Nukuvuga ngo Qur'ani niyo mpamvu Abayisilamu bayikoresha iri mu rurimi rw'icyarabu, kubera ko nirwo yamanuwemo, nirwo abantu bategetse kuyisomamo bayikuramo. N'abandi batubwira ngo Bibiliya wenda n'igitabo cyaturutse, cyazanywe nande, cyahawe muhanuzi, cyaje mu ruhe rurimi. Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala ikatuya niziye nego zatumye Qur'ani za kwisi. Nibazo bigera nko kuri 7-8 twibajije na Bibiliya turaje dusesengura. Niziye nego none zatumye Qur'ani iza kwisi, niziye nego. Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala mu gice cya 41 muri Qur'ani mu isura 41 yitwa surati Fussilat ku murongo wa 3 Imana iti ni igitabo gifite imirongo yasesenguwe mu rurimi rw'icyarabu ku bantu basobanukiwe. Nubwo kugira ngo wige Qur'ani uzasanga ntago ari abantu bose bayisoma, kubera ko uricara ukabanza ukayisobanukirwa, kuko ngo ari bo bemera barangiza bakayishyira mu bikorwa. Nibo bayimenya barangiza bakayishyira mu bikorwa. Nubwo ngo n'abantu basobanukiwe. Hanyuma Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala itubwira indi mpamvu yatumye imanura Qur'ani niye. Imana mu gice cya 17 muri Qur'ani ku murongo wa 82 ariwo witwa surati Isra, Allah yaratubwira kandi ngo kandi twayihishuye Qur'ani ari umuti ikaba nimwe kubemera Imana. Nukuvuga ngo niyo mpamvu uzumva Qur'ani urwaye urayisoma, umva uhangayitse urayisoma, ni umuti nimwe kubemera Imana, ariko ntacyo yongerera inkozi z'ibibi uretse igihombo. Niba rero ufite ikibazo soma Qur'ani, niba wumva ari kiguhangayikishe soma Qur'ani. Noneho twibaze noneho, ese koko ni igitabo cy'Imana? Kubera ko turaza gusobanukirwa buri wese udukurikiye nuza kurebera isomo, mbakangura ko muza kurireba kugeza aho tuza kurirangiriza. Inshallah utari ikibazo mugira mutwandikire muri comment turasubiza, nuko kabaye na nimero WhatsApp mwagerageza mukatubaza, natwe tukagerageza kubasobanurira tukarebera hamwe kuko ni ikihe gitabo cy'ukuri gikwiye kuyobora abantu.
turifashisha ese koko ni igitabo cy'Imana? Turifashisha Abakorinto. Nuwa ngo tugiye kureba ni ibitabo bitandukanye, sibyo? Turagerageza dufashanye kubera iki turebe ese koko Bibiliya ni igitabo cy'Imana. Ese koko twumva amagambo ari muri Bibiliya, tugerageze dusobanukirwe. Katubanze kwanza turebe Bibiliya ni igitabo kinini. Nyuma yuko tumaje kureba amakuru yibanze kuri Qur'ani, tugiye kureba n'amakuru yandi kuri Bibiliya. Reka turebe Bibiliya ubundi ni igitabo kinayo. Turinjira muri Bibiliya. Ese Bibiliya yaba yaravuze iki kuri Qur'ani? Tutari twinjira muri Bibiliya ngo tuyisesengure. Ese Bibiliya hari icyo yaba yaravuze kuri Qur'ani? Niba gihari reka tukirebe nacyo kugira ngo tubashe gusobanukirwa by'ukuri. Tutarinjira muri Bibiliya. Bibiliya iki gitabo cyitwa Bibiliya cyahanuye kuza kwa Qur'ani. Turabisanga mu murongo. Turareba Malaki ibice 3 ku murongo wa 16. Ubwo ufite Bibiliya ajya ashyira pause arebe neza asobanukirwe. Malaki 3 ku murongo wa 16. Handitse ngo iki? Maze abubahaga Uwiteka. Nuwa ngo uyu murongo uravuga ngo maze ufite Bibiliya asome Malaki 3 ku murongo wa 16. Abubahaga Uwiteka ngo handitse ngo maze abubahaga Uwiteka baraganiraga. Abari abagaragu hano turi kureba muri Malaki Imana iri kuvugamo muri iki gitabo cyitwa Bibiliya ngo hari abagaragu bubahaga Uwiteka baraganiraga. Maze maze abubahaga Uwiteka baraganiraga. Uwiteka agatega amatwi akumva. Bari kuganira basaba Imana. Nuko igitabo kikandikwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka, kandi Uwiteka bakita ku izina rye. Ni ukuvuga ngo iyi Bibiliya iri kuvuga ko hari igitabo cyanditswe. N'uwo ntabwo ari Bibiliya, ahubwo iri kuvuga ikindi gitabo cyanditswe. Igitabo cyahawe izina cy'igitabo cy'urwibutso cyandikirwaga imbere y'Uwiteka. Aba bagaragu b'Imana barimo batakambira Imana baganira, hanyuma Imana yakira gutakamba, irabumva, yumva uko baganiraga, yumva ibyo basabaga. Igitabo cy'urwibutso kikandikirwa imbere y'Imana. Sasa twibaze hano, Bibiliya mu Gifaransa ni Bible, mu Cyongereza ni Bible, mu Kigereki ni Biblos, aricyo gisobanura ikusanyirizo ry'ibitabo. Hanyuma hano ko muri Malaki ko 3:16 ko bavuze ngo igitabo cy'urwibutso kikandikirwa imbere y'Imana. Ni ikihe gitabo cy'urwibutso none? Kuko Bibiliya y'ubwayo ntago ari cyo gitabo cy'urwibutso, ko Bibiliya bisobanura ikusanyirizo ry'ibitabo. Ari byo biva mu Kigereki Biblos, bikaza mu Gifaransa Bible, mu Cyongereza bikaba Bible. Ni ikihe gitabo cy'urwibutso none? Kasasa dusaba abafite Qur'ani nabo bafungure muri Qur'ani igice cya 15 ku murongo wa 9. Qur'ani 15 ku murongo wa 9. Imana itubwira ngo iki? Mu by'ukuri nitwe twamaniye uru rwibutso, kandi ni natwe tuzarurinda. Imana yavugagamo Qur'ani yitwa igitabo cy'urwibutso. Hanyuma n'abatari ab'Isilamu batubwire ari ikindi gitabo baba bazi cyaba cyitwa igitabo cy'urwibutso kitari Qur'ani. Kubera iki? Noneho twinjira muri Bibiliya. Twinjira muri Bibiliya. Sasa dutangire noneho turebe noneho Bibiliya ubwayo. Tumaje kubona ko igitabo cy'urwibutso cya Bibiliya riri kugihanura, cyari kiri kwandikwa. Hari abagaragu bagaragiraga Imana, bari gusaba Imana, batakambira Imana. Imana yumva gutakamba kwabo, ibandikira igitabo kikandikirwa imbere y'Imana, aricyo kiswe igitabo cy'urwibutso. Noneho tugiye kureba, noneho twinjire muri Bibiliya. Turareba Abakorinto, n'uwo ngo kugira ngo dusobanukirwe neza, sibyo? Kubera ko iyi Bibiliya nayo ubwayo irivugira ibitandukanye. Nyine tureka tugerageze tuyisesengure, wenda uyikoresha nawe agerageze kutubwira. Turagerageza dufatanye mu gusobanukirwa, kuko dushaka abantu bamenya ni ikihe gitabo cy'ukuri gikwiye kuyobora abantu. Ese abantu bayoborwe n'ikihe gitabo, sibyo? Abantu bayoborwe n'ikihe gitabo? Imana iravuga ngo none sasa turebemo hano muri iki gitabo cyitwa Bibiliya mu Bakorinto ba mbere. Abakorinto ba mbere ibice 19, Abakorinto ba mbere ibice 13 kuva ku murongo wa 9 kugera ku murongo wa 10. Bibiliya iravuga ngo iki? Ngo kuko tumenyaho igice kandi duhanuraho igice. Nubwo Bibiliya y'ubwayo ntabwo ihanura ibintu byuzuye.
Abakorinto ba mbere ibice 13 ku murongo wa 9, iyi Bibiliya avuga ngo kuko tumenyaho igice kandi tugahanura igice. Umurongo wa 10 ukavuga ngo iki, ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora. Ni ukuvuga ngo ubwo hazaza iki gitabo twabonye hejuru mu yandi magambo, kizaza ngo igishyitse cyuzuye kirimo byose kizasohora, bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Ni ukuvuga ngo ibingibi bindi bizakurwaho, ibingibi bidashyitse. Kubera iki? Ko Bibiliya ubwayo irivuga ko yo imenyaho igice ikanahanuraho igice. Niyo mpamvu Allah tubwira ngo iki, Allah tubwira muri Qur'ani igice cya 2 ku murongo wa 3, dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin. Ni igitabo cyuzuye kizira amakemwa, kikaba n'ubuyobozi ku bagandukira Imana. Bibiliya ni iki? Mu bitabo by'Imana yamanuye harimo igitabo cyitwa Bibiliya. Badufashe, hari igitabo cyaba cyarahawe umuhanuzi cyitwa Bibiliya. Bibiliya ni igitabo cyanditswe mu mwaka 1884, cyandikwa n'abagereki babiri bakita Biblos, bisobanuye ikusanyirizo ry'ibitabo. Nubwo ni uhuriro ry'ibitabo byinshi, ariko Qur'ani ni igitabo. Ese Bibiliya ni igitabo cy'Imana? Reka tubanze kwanza ture Bibiliya ni igitabo cy'Imana. Tujya mu itangiriro ukuva ku umurongo wa 1 n'uwa 2, uyu murongo turasanga ari ikinyoma. Mutega amatwi ufite Bibiliya agerageza asome, nabwo ngo mukurikire, ariko nanone mukurikire munatekereza mushyira mu nyurabwenge. Havuga ngo iki, mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Umurongo wa 2 gatuvuga ngo isi yari itagira ishusho. Ni ukuvuga ngo isi yari itagira ishusho, hanyuma yariho ubusa, nta kintu cyari ku isi. Umwijima wari hejuru y'imihengeri, maze umwuka w'Imana yagendaga hejuru y'amazi. Dutekereze hano, niba isi nta kintu cyari kiriho, amazi ntago ari ikintu. Ni ukuvuga ngo uyu murongo wa mbere ni ikinyoma, kuko uravuga ngo isi yari itagira ishusho, nta kintu cyariho, ngo umwuka w'Imana wagendaga hejuru y'amazi. Aya mazi yaturutse ko nta kintu cyari kiriho. Ni ukuvuga ngo nimujye gusoma, mujye mugerageza gusobanukirwa, mushyire mu nyurabwenge. Niturangiza nitujya mu itangiriro turebe ese koko itangiriro 6 kuva ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 4. Itangiriro 6, ugufite Bibiliya gerageza isome itangiriro 6 kuva ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 4, 5, gutyo turebe ufite Bibiliya asome. Umurongo uravuga ngo ikinyandiko uravuga ngo iki, itangiriro 6 1 kuva ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 4. Ngo abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Abantu batangiye, umutega amatwi nyandiko, abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abana ari beza, barongoramo abo batoranije. Nukuvuga bose, nuvuga ngo Imana yaremye abantu ku isi, ibaremera abakobwa beza. Imana igira abandi bantu ubwo b'abahungu, ntiyabaremera abakobwa bo bareba ku isi babona hari abana b'Imana, hari abakobwa yani b'abantu babona nibo beza, hanyuma baza ku isi barongora abakobwa. Astaghfirullah. Nuvuga ngo bivuze ngo nabajya batekereza ngo Yesu niwe mwana w'Imana ngo ikinege. Hano bavugamo abandi ngo bana b'Imana. Niyo mpamvu twebwe nk'Abayisilamu ntago aya magambo tuyagenderaho. Kubera iki? Ngo abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza. Ngo Imana yaremye abantu abahungu, ntiyabyaye abahungu, ntiyarebaremera abakobwa yani. Barangiye bayirongoramo batoranyije. Kwere aya magambo ni ay'Imana? Aya niyo magambo y'Imana? Yani niyo mpamvu twebwe nk'Abayisilamu mujye mutubabarira ngo ntago aya magambo tuyemera. Ntago ari uko, ni ukuvuga ngo iyi niyo mpamwe mu mpamvu dutangiriyeho nyamukuru twe nk'Abayisilamu ntago twemera iki gitabo cyitwa Bibiliya. Ese koko dukomeze ese koko iyi Bibiliya ni igitabo cy'Imana? Turebe Abakorinto ba 2, niyo ngo ugufite Bibiliya agerageze ujye ushyira pause ubanze nawe usome wumve koko. Abakorinto ba 2 ibice 10 ku gice ibice 11, ufite Bibiliya ubwo arambure Abakorinto ba 2 ibice 11 ku murongo wa 17 kugera ku murongo wa 23. Umurongo wa kangahe? Wa 17. Abakorinto ba 2 ibice 11 ku murongo wa 17 kugera ku murongo wa 23. Haravuga ngo uyu nguyu ugiye kuvugamo hano
ni Pawulo nkawe, yani abantu bari bagendera cyane bakamwemera kurusha uko wemera intumwa zindi z'Imana. Kandi Pawulo wenda turaza kureba ibye nawe duze bisaba ko muza gukurikira. Aravuga ngo ibyo ngiye kuvuga imbivuga, uyu ngugiye kuvuga, uyu kuvuga ninde? Ni Pawulo. Ibyo ngiye kuvuga simbivuga nkaho ari ijambo ry'umwami wacu, ahubwo ndabivuga nk'ubwirizwa n'ubupfu. Ni ukuvuga ngo Pawulo, uyu ni Pawulo uri kwivuga. Ibyo agiye kuvuga, ibi byanditse Pawulo ntabwo abivuga nk'aho ari ijambo ry'umwami, ahubwo arabivuga nk'aho ari, yani Pawulo avuga ngo iki? Ngo ahubwo ndabivuga nk'ubwirizwa n'ubupfu kwera. Umuntu arabwirizwa n'ubupfu, abantu bakamukurikira. Niringiye yuko mfite impamvu yo kwirata. We Pawulo yiringiye ko afite impamvu yo kwirata. Ubwo abandi birata iby'umubiri, nanjye ndabyirata. Abandi barirata iby'umubiri, nawe arabyirata. Mwishimira kwihanganira abapfu kuko ubwanyu ari muri abanyabwenge. Ni ukuvuga ngo aya magambo ntabwo twe tuyemera. Mukomeze buri wese asome umurongo wa 20 uvuga ngo iki? Muri hangana iyo umuntu abahinduye imbata, iyo bamize, iyo bafashe, iyo yishyize hejuru akabakubita inshyi. Buri wese akomeza asoma aya magambo. Nari mberetse mu Bakorinto wa 2. Niba umuntu Pawulo uvuga ko yanditswe hano mu Bibiliya avuga ngo ibyo agiye kubivugwa ntabwo avuga amagambo y'umwami, ni ukuvuga ngo n'ibyo ni amarangamutima ye, uko abishaka nyine niko aza kubyibwira abantu. Ariko twe niyo mpamvu nk'Abayisilamu ntabwo tugendera kuri aya, kuko arakomeza Pawulo akavuga ngo ibyerekeye ibyo ngo muri hangana iyo umuntu abahinduye imbata, iyo abamize, iyo abafashe, iyo yishyize hejuru akabakubita inshyi. Yewe ibyerekeye ibyo bigawa nuko twabigizemo intege nke, nyamara icyo undi wese ahangara gukora, ibyo mbivuze nk'umupfu, nanjye nagikora. Niyo ngo uyu Pawulo uri kuvuga ngo ibyo abandi bose bahangara gukora, nawe yabikora nk'umupfu. Nanjye agatavuga ngo mbese abo si Abaheburayo? Nanjye nuko. Si Abayisirayeli? Nanjye nuko. Si urubyaro rwa Aburahamu? Nanjye nuko. Noneho 23 bavuga ngo iki? Si inkozi, si abakozi ba Kristo bagabura ibye. Noneho twumve hano Pawulo ibyo ngiye noneho ndavuga nk'umusazi. Ngo Pawulo hano muri murongo wa 23 mu Bakorinto ba 2 ibice 11 ku murongo wa 23 aravuga Pawulo ngo noneho ndavuga nk'umusazi. Umuntu uvuga nk'umusazi kwe, mbarusha mu mihati, mbarusha gushyira mu mazu y'imbohe, mbarusha cyane gukubitwa birenze urugero, kenshi muri mu kaga k'urupfu. Ngo iyi ni Pawulo uri kuvuga hano kwe, aravuga nk'umusazi. Yarangiza abantu bagakurikirana amagambo y'Imana. Twirebere mu Bakorinto ba mbere, kuva ku igice cya mbere ku murongo wa 25. Ubwo ufite Bibiliya gerageze musome, nabwiye ngo musome mutekereze kuri aya magambo, hanyuma mutubwiye koko niba ari amagambo y'Imana. Abakorinto ba mbere igice cya mbere ku murongo wa 25. Ni amagambo Imana imbabarire mbere yo kunyasoma mbanje kwikinga ku Mana, ariko turajya ngo abantu basobanukirwe, ntabwo ari twe twayanditse. Astaghfirullah. Kubera iki? Abakorinto ba mbere igice cya mbere ku murongo wa 25 handitse ngo kubw'ubupfu bw'Imana. Ni ngo astaghfirullah, Imana ifite ubupfu kwera, burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana. Imana ifite intege nkeya. Aya magambo niyo mpamvu twe nk'Abayisilamu ntabwo dushobora kuyemera. Ntabwo Imana yaba ari amagambo y'Imana, Imana ijye kwandika ngo ubupfu bwayo. Imana igira ubupfu kwera. Imana itubabarire ko dusomye amagambo, ntabwo ari twe twayanditse. None reka twumve amateka ya Bibiliya, tugerageze tuyinjiremo. None turi kuyinjiramo neza kugira ngo n'abayikoresha bagerageze basobanukirwe. Tugiye kureba muri Yesaya, ugufite Bibiliya arambure Yesaya 7 ku murongo wa 20 kugira ngo twumve neza iyi Bibiliya iko kandi n'amagambo y'Imana. Handitse ngo icyo gihe Uwiteka azogosha umusatsi wo ku mutwe n'ubwoya bwo ku birenge kwe. Imana turi kwijyana n'abantu, Imana ubwiza ifite igihe izagera ikiyogoshesha n'ubwoya. Musome ni Yesaya ibice 7 ku murongo wa 20. Hanyuma ngo abyogosheshe, icyo gihe Uwiteka azogosha umusatsi ku mutwe n'ubwoya bwo ku birenge, abyogosheshe icyuma cy'igitirano.
Astaghfirullah. Imana ni inkene kweri kugeza naho n'urwembe rwo kwiyogoshesha n'icyuma cyo kwiyogoshesha ari ukugitira ngo nirangiza ngo Uwiteka azogosha. Astaghfirullah, ngo azogosha ngo umusatsi. Niyo mpamvu ngo cyo gushina nuko ngo yani Uwiteka azajya kwiyogoshesha icyo gihe narangiza rebe ajye gutira icyuma kweri. Niyo ngo hari umuntu ufite hari umwami ufite ibyo atunze birenze Imana izajya gutira ikajya kumutira icyuma cyo kwiyogoshesha. Niyo mpamvu twebwe nk'Abasilamu ntabwo aya magambo mujye mutubabarira ntabwo tuyemera. Twikomere, niyo mpamvu Imana itira urwembe kweri. Ubundi tuzi ko igitabo cya Injili ni igitabo cyahawe ikivanjiri cyahawe Nabii Isa cyangwa se intumwa y'Imana yitwa Yesu. Ariko muri Bibiliya nta vanjiri ya Yesu irimo, ahubwo harimo ivanjiri ya Matayo, harimo ivanjiri ya Luka, harimo ivanjiri ya Yohana, harimo n'ivanjiri ya Luka ya Mariko, sorry. None twibaze ese igitabo cya Yesu kiba hehe? Yani baragihishe, baragiye biyandikira ibyo bashaka. Niyo mpamvu iyo dushishojeje nk'Abayisilamu twebwe tubona iki gitabo atari igitabo cy'Imana, niyo mpamvu tutakigenderaho. Reka turebe wenda kugira ngo tugerageze gusobanukirwa neza, twumve muri Luka wa mbere ku murongo wa mbere havuga ngo iki? Abantu benshi, umurongo uravuga muri abantu benshi bagerageje kuringaniza igitekerezo cy'imvaho kibyemewe natwe rwose. Nuvuga ngo abantu bagerageje gusanisha, bagerageje nkuko ku murongo wa kabiri muri Luka hakavuga ngo iki? Luka wa mbere umurongo wa mbere tumaze kumva, twumve n'umurongo wa kabiri nkuko twabibwiwe n'abahereye mbere bigitangira babyibonera ubwabo. Ni ukuvuga ngo uyu muntu witwa Luka nawe ari kubara inkuru nkuko yayibariwe n'abandi. Uvuga ngo witwa Luka ntabwo yari hari Yesu yigisha, ariko bakubwira ko ari umunyeshuri kuko nawe herekare abibarirwa, kandi bakaba ari abigisha b'ijambo ry'Imana. Nuko nanjye ngiye gukurikiranya byose neza mpereye ku bya mbere nabonye ari byo byiza kubikwandikira. Kweri aya magambo y'Imana ni amakuru urimo hano bagiye begeranya, ntabwo ari abari bahari bahibereye ubwo Yesu yigishaga. Kubera ko uyu Luka ari kuvuga ngo ni amakuru bagiye bakusanya, ntabwo yigeze icyo gihe Yesu yigisha ntabwo yari ahibereye. None reka turebe muri Yohana 20. Intumwa ngo ufite Bibiliya gerageza asome nyine tugerageze gusobanukirwa. Muri Yohana ibice 20 ku murongo wa 30. Ubwo ufite Bibiliya gerageza asome Yohana 20 ku murongo wa 30. Hariho n'ibindi bimenyetso byinshi. Niyo ngo haravuga ngo hariho n'ibindi bimenyetso byinshi. Niyo ngo hariho n'ibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa be bitanditse muri iki gitabo. Ni ukuvuga ngo no muri Bibiliya harimo andi makuru ya Yesu atanditse. Ibyo Yesu yakoze byashyizwe hehe? Niyo mpamvu twe nk'Abayisilamu ntabwo mujye mutubabarira, ntabwo iki gitabo tuhacyemera, ntabwo niba bigaragara ko yabikoze byashyizwe hehe? Niyo ngo hari ibitabo, yani nuko umwanya ni muto, ariko hari ibitabo birenga 50 byakuwe muri Bibiliya. Turagerageza kuberekamo bikeya, namwe ibisigaye wenda ubutaha tuzagerageza tubashakire n'ibindi. Turi reka dusome twumve Ngoma wa kabiri ibice 13 ku murongo wa 20. Twumve Ngoma wa kabiri ibice 13 ku murongo wa 22. Ubwo ufite Bibiliya aharambure, cyangwa se n'Abayisilamu n'abandi mwandike kugira ngo mujye mugerageza musobanukirwe. Niyo mpamvu twateguye iri somo, turebe ni iki gitabo abantu bakagendeyeho, sibyo? Handitse ngo indi mirimo ya Abiya n'ingeso ze n'ibyo yavuze byanditswe mu bisobanuro by'umuhanuzi Ido. Indi mirimo ya Abiya n'ingeso ze n'ibyo yavuze byanditswe mu bisobanuro by'umuhanuzi Ido. Sasa twibaze, iki gitabo cy'umuhanuzi Ido cyagiye he? Ko muri Bibiliya nta kirimo. Ubwo ubizi wenda agerageza kitwereke, ariko iki gitabo cy'umuhanuzi Ido nta kiri muri Bibiliya, kandi Bibiliya irakivuga. Niyo muri Bibiliya harimo amakuru biyandikiyemo ibyo bashaka, bafata ibyo badashaka kwigisha babishyira ku ruhande. Nibatwereke iki gitabo cy'umuhanuzi Ido kiri he? Ko Bibiliya irangiye kukivuga. Niyo ngo
Bibiliya yo yakivuze ariko muri yo nta kirimo. Bafata ibijyanye n'ibyo bifuza kwigisha bakabishyiramo ibindi. Turebe noneho ngo umuntu ufite Bibiliya arebe Ngoma wa kabiri ibice 9 ku murongo wa 29 arebe handitse ngo iki: kandi indi mirimo ya Salomo yose iyabanje n'iyaherutse mbese ntiyanditse mu by'umuhanuzi Natani? None tuhite twibaza ngo ese muri Bibiliya abayizi badufashe batubwire igitabo cy'umuhanuzi Natani cyagiye ko nta kiri muri Bibiliya. Nubwo amakuru ya Nabii Sulaiman cyangwa se intumwa y'Imana Salomo yanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Natani, ariko iki gitabo nta kiri muri Bibiliya. Nibadufasha ababizi wenda batubwire iki gitabo cyagiye he. Kubera iki nyine niyo mpamvu nk'Abayisilamu twebwe tutemera Bibiliya, ahubwo bazakubwira ngo mu gitabo cya Salomo ngo ni imigani. Reka dusome no mu migani twumva amagambo y'Imana. Ufite Bibiliya agerageze nawe asome, cyangwa se n'undi mwandike turebe mu ndirimbo, turebe ibice 8 twumve kwera aya magambo bavuga ni amagambo y'Imana. Duherewe undi ndimo za Salomo turebe tugerageze dusomemo. Kubera iki ubu wese aze kumva yenda tubwire niba ari amagambo y'Imana cyangwa se ari amagambo y'abantu. Handitse ngo iki? Indirimbo ya Salomo turebe 2:8 wera tugeze ku 13. Ijwi ry'umukunzi wanjye doraraje asimbuka mu mpinga z'imisozi miremire, asimbagurika ku misozi. Wallahi amagambo y'Imana, Imana iri kutwigisha gutereta. Umukunzi wanjye ameze nk'isirabo cyangwa umucanganzogera w'impara, dore ahagaze inyuma y'inkike yacu arebera mu madirishya agaragarira hagati y'imbariro. Imana iri kwigisha abantu gutereta. Umukunzi wanjye atangira kuvuga arambwira ati haguruka mukunzi wanjye mwiza ngwino tujyane. Imana iri kwigisha gutereta. Dore itumba rirashize, imvura imaze gucika, urabyo butangiye kurabya ku isi, igihe cyo kujwigira kw'inyoni kirageze, kandi ijwi ry'intungura ryumvikane mu gihugu cyacu. Umutini weza imbuto zawo z'umwimerere, kandi inzabibu zirarabije, impumuro yazo nziza iratamye. Haguruka mukunzi wanjye mwiza ngwino tujyane. Aya ni amagambo y'Imana. Niyo mpamvu twe nk'Abayisilamu ntabwo aya magambo tuyemera, kubera ko ntabwo ari amagambo y'Imana. Niyo mpamvu ushaka gusoma nyine twe nk'Abayisilamu ntabwo twemera ko ayo magambo ari amagambo y'Imana. Mujye mutubabarira, kubera ko nushaka usome mu ndirimbo, usome wumve koko niba yari amagambo y'Imana. Usome indirimbo za Salomo, usome ibice 5 ku murongo wa 2 wumve. Handitse ngo iki: nari nsinziriye ariko umutima wanjye uba maso, numva ijwi ry'umukunzi wanjye akomanga aramutse ati nkingurira mushiki wanjye mukunzi wanjye utagira inenge numa yanjye, kuko umutwe wanjye watonzweho n'ikime n'umusatsi wanjye urimo ibitonyanga bya nijoro. Nikuyemo umwambaro wanjye nawambara nte? Nogeje ibirenge byanjye nabyanduza nte? Umukunzi wanjye aseseka ukuboko mu mwenge w'urugi, maze mu mutima wanjye urukundo rwinshi rumwuzuramo. Aya ni amagambo y'Imana. Imana iri kwigisha abantu gutereta. Kadukomeze twumve. Tuzi ko intumwa y'Imana yitwa Mose cyangwa se Musa alayhi salam yahawe igitabo cy'amategeko aricyo cyitwa Taurati, igitabo cy'amategeko. Ariko muri Bibiliya ntabwo iki gitabo cyitwa Taurati kibamo igitabo cy'amategeko, ahubwo barigifashe bagikuramo bashyiramo igitabo cyitwa ugutegekwa kwa kabiri. Bivuze ngo ni ukwibutswa amategeko. Abantu bibagiye amategeko barongera bibutswa amategeko, bategekwa bwa kabiri. Ikibazo noneho twanza kwibaza, iki gitabo cy'umwimerere cya Taurati cyagiye he? Kubera ko iyo babajije ngo iki gitabo cyo gutegekwa kwa kabiri cyanditswe nande, bazakubwira ko iki gitabo cyo gutegekwa kwa kabiri cyanditswe n'intumwa y'Imana yitwa Mose. Ariko reka twumve icyo Bibiliya iduha amakuru. Gutegekwa kwa kabiri ibice 34 kuva ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 6. Usome ngo nuko Mose ava mu kibaya, ukomeze uzamuke nugera ukomeze usome ugere ku murongo wa 5 wumve. Baravuga ibya Mose n'urugendo rwe ngo uko yapfuye.
nuko Mose umugaragu w'Uwiteka apfira aho ngaho mu gihugu cy'iwabo cy'Imowabu uko Uwiteka yategetse. Nuwango iki gitabo cyo gutegekwa kwa kabiri bazakugira ngo cyanditswe na Mose. Mose yari yapfuye ariko nandika nuko yapfuye kwere. Bafashe igitabo cy'ukuri kirimo amagambo y'igishe cyo gutegekwa, abantu bategekwa cy'amategeko bagikuraho barangiye bizana ikindi bategeka ibyo bashaka. Kwere bakwandika igitabo wowe ukagaragaza wapfuye, wongera usome neza gutegekwa kwa kabiri ni ibice 34 kuva ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 6. Hanyuma ukoresha wakwandika igitabo ukandika n'ukuntu wapfuye. Niyo mpamvu twe nk'abayisilamu ntabwo mujye mutubabarira, ntabwo iki gitabo tucyemera. Tujye kureba mu gitabo cya Matayo. Uyu Matayo bakubwira ko yari umwigishwa wa Yesu, ariko iyo urebye neza uwo Matayo wanditse hano na Matayo yani umwigishwa wa Yesu ni abantu babiri batandukanye. Ufite Bibiliya asome muri Matayo 9:9. Matayo 9:9. Matayo 9:9 handitse ngo iki kugira ngo tugerageze gusobanukirwa. Handitse ngo Yesu avayo akigenda abona umuntu witwaga Matayo. Nubwo uyu nguyu wanditse hano nawe ari kuba ari nk'uyu muntu witwa Matayo Yesu yabonye, ntabwo ari Matayo uyu nguyu wanditse. Barangije aho hanyuma ngo Yesu avayo akigenda abona umuntu witwaga Matayo yicaye aho yakoresherezaga ikora, aramubwira ati nkurikira. Arahaguruka aramukurikira. Nukuvuga ngo iyo Matayo wanditse hano yaza kuba ari wari uri kumwe na Yesu, arivuga ngo Yesu akivayo ahindukiye arambona. Kuri Matayo uri kwivuga inkuru yamubereyeho, ariko n'undi muntu witwa Matayo ntabwo ari uyu nguyu uvugwa mu hano. Hanyuma ngo aramubwira ati iyo ntabwo yo gutuma ngo arambwira ati kuko ni Matayo uri kuvuga inkuru yiwe yuko Yesu yabaramuye. Ariko uyu Matayo wanditswe hano n'umunyeshuri wa Yesu n'abantu babiri batandukanye. Arangira amubwira ati Matayo arangira aramubwira uwo witwaga Matayo, aramubwira ati nkurikira. Arahaguruka aramukurikira. Ariko utavuga ati Yesu arambwira ngo nkurikira ndamukurikira. Ariko uyu nguyu n'undi witwa Matayo, n'abantu basoma nawe yisoma Bibiliya mujye mugerageza mutekereze munamenye impamvu twe nk'abayisilamu tudakoresha Bibiliya, kubera ko uyu nguyu wanditse uvuga ko ari wari umwigishwa wa Yesu witwa Matayo, na Matayo Yesu yabonye akamubwira kumukurikira, n'abantu babiri batandukanye. Niyo mpamvu twe nk'abayisilamu ntabwo mujye mutubabarira, ntabwo Bibiliya tuyemera nk'amagambo. Kandi twumve noneho ni ibihe biryo Bibiliya itegeka abantu kurya, kugira twumve niba yamara amagambo y'Imana. Namwe nabwo mukoresha ubwenge, buri wese agiye gushyira mu nyurabwenge atubwire. Urabona ufite Bibiliya arambure muri Ezekiyeli 4:12. Ufite Bibiliya arambure muri Ezekiyeli 4:12, cyangwa se utayifite yandi ku murongo nawe azawushakisha. Ezekiyeli 4 ku murongo wa 12. Handitse ngo iki muri Qur'an Imana idutegeka muri mirongo myinshi ya ayuha nasu kullu min tayyibati ma razaqnakum. Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala tuga muri Qur'an ya ayuha nasu kullu halalan tayyiban wala tatabi'u khutuwati shaytan. Yemwe bantu ni murye mu byiza mu byo twabafunguriye, kandi murye mu biziriwe, ntabwo ari kurya ibintu byose. Wala tatabi'u khutuwati shaytan, kandi mukurikira intambwe za shitani. Hanyuma nikongera kabwira bemera Imana muri Qur'an ya ayyuhalladhina amanu, yemwe bemeye qul min tayyibati ma razaqnakum, mujye mu byiza mu byo twabafunguriye. Katwumve nanga ibyo kurya bibitegeka abantu, twumve niba yari amagambo y'Imana twagenderaho. Ezekiyeli 4 ku murongo wa 12. Ibyo byo kurya uzajya ubirya nk'imitsima ya sayiri, kandi uzajya ubitekesha amabyi y'abantu imbere yabo. Ezekiyeli 4:12 mwumve ibyo kurya bitegeka abantu kurya. Hanyuma mutubwiye ko yari amagambo y'Imana. Imana yategetse abantu kweri kurya, ireba ibyo kurya irangije bahitamo gufata ibyo kurya bakabirisha amabyi. Imana mujye mutubabarira. Hanyuma ufite Bibiliya narambure arebe muri Yeremiya 8 ku murongo wa 8 kugira ngo twumve. Yeremiya 8 ku murongo wa 8 handitse ngo iki? Mwavuga muti turi abanyabwenge kandi amategeko y'Uwiteka ari hamwe natwe, ariko dore ikaramu ibeshya y'abanditsi yayahinduye ibinyoma. Nuvuga ngo ikaramu ibeshya y'abanditsi yafashe amagambo y'Imana iyahindura ibinyoma, ifata amagambo iyahindura ibinyoma. Nuvuga ngo nabi ubwayo iravuga ko aya magambo n'ay'abanditsi bayahinduye ibinyoma.
ikaramu yeshya abanditsi n'ibyo yakoze nyine mujye mwihangana, niyo mpamvu abenshi musomerwa Bibiliya ariko ntabwo muyisoma. Wenda n'ubutaha tuzabafasha n'ibindi kugira ngo mugerageze kwisobanukirwa, musobanukirwe n'ibindi bitabo, tuyo twumva ibitabo ni iki. Noneho dufungure Bibiliya y'Icyenda gatatu abayifite, turebe ku rupapuro rwa mbere rubanza. Fungura Bibiliya y'Icyenda gatatu uyifite mu ijambo ry'ibanze, kuko izindi ngenda zihindurwa ubwo niba ufite izindi zo mu bindi bihe nyine abantu barebye ibyiza biruta iby'Imana yarebye, kandi tubabarire. Handitse ku rupapuro rw'ibanze hatangira handitse ngo ikosora, ku rupapuro rubanza rwa mbere. Hanyuma agahitamo ngo amakosa twasanze muri Bibiliya yera twarayakosoye. Niba yari amagambo y'Imana, ubwo Imana yaribeshye, abana b'abantu bagira ubwenge babona ibyiza bakosora iby'Imana yanditse. Kwera ni amagambo y'Imana, ni ukuvuga Imana yamanuye igitabo yandikamo amakosa, abakristo babibonye barangiye barayakosora. Ni ukuri barabikosora. Urugero, muri Zaburi 110 ku murongo wa mbere haburagamo igice cy'umurongo, none twacyongeyemo. Muri Zaburi Imana yari imanuye amagambo yibagirwamo igice cy'umurongo, abakristo babonye bo umurongo barawukosora wongeramo. Niyo mutwe nk'Abayisilamu ntabwo aya magambo tuyemera. Kabiri, muri Yohana, mu rwa gatatu rwa Yohana umurongo wa 15 ntiwari wanditsemo, twawongeyemo. Imana yaribagiwe abantu bari babona ibyiza. Hari Bibiliya zirenze, hari Bibiliya ntagatifu, hari Bibiliya yera, hari Bibiliya y'ijambo ry'Imana n'izindi. Noneho tugiye kurebera hamwe. Bibiliya yera ifite ibitabo 66. Munkurikire neza mu Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu, Bibiliya yera ifite ibitabo 66. Bibiliya yera ikagira ibitabo, Bibiliya ntagatifu ifite ibitabo 73. Bibiliya yera ikagira ibitabo 66. Muri kumurikira neza. Binuba ngo Bibiliya yera ifite ibitabo 66, Bibiliya ntagatifu ikagira ibitabo 73. Noneho buri wese narambure tujye gusoma mu byahishuwe, ibyahishuwe 22 ku murongo wa 19. Handitse ngo iki? Ibyahishuwe ibice 22 ku murongo wa 19. Kandi nihagira ukura ukura ku magambo y'igitabo cy'ubuhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no ku rwa rurembo rwera byanditswe muri iki gitabo. Ni ukuvuga ngo Bibiliya ubwayo ibuza kugabanya. Sasa ku iyi ngiyi ntagatifu ifite ibitabo 66, hanyuma umurongo wa 18 ukavuga ngo iki? Uwumva byahishuwe 22:18 handitse ngo iki? Uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ndamuhamiriza nti nihagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo. Sasa ko umurongo umwe kubuza kugabanya undi ukabuza kongera, Bibiliya imwe ikagira ibitabo 73 n'ikagira 66. Igitabo cy'ukuri, iyo ukuri ni iyihe? Iyo ukuri ni iyihe yagakwiye kuyobora abantu? Niba zimeze gutya nazo ubwazo zivuguruzanya, twemere iyihe tureke iyihe? Hanyuma mu gusoza turebe umuntu ufite Bibiliya nareba Abaroma, arambure mu Baroma ibice, Baroma 7:14, Abaroma 7:10 ku murongo wa 14, kugira ngo twumve neza iyi Bibiliya ivuga iki nyine. Uyu ni igitabo, ni kimwe mu bitabo byanditswe na Pawulo. Twumve hano. Tuzi ko amategeko ari ay'umwuka, ariko njyeweho ndi uwa kamere. Uyu ni Pawulo uvuga, naguriwe gutegekwa n'ibyaha, sinzi ibyo nkora, kuko ibyo nshaka atari ibyo nkora, ahubwo ibyo nanga nkaba ari ibyo nkora. Uyu nguyu uvugamo hano ni umuhanuzi ngo witwa Pawulo, afite ibitabo 14 mu bitabo 60 biri muri Bibiliya. Umuntu ufite icyaha, umuntu wumva ko yaguriwe gutegekwa n'icyaha kimurimo, niwe wandika aya magambo kweri, hanyuma abantu bakayagenderaho ngo ni amagambo y'Imana. Hanyuma mu gusoza tubwire abantu impamvu tuba twateguye isomo nk'iri, ni ukugira ngo abantu basobanukirwe, bareke kuba mu bujiji, bajye bagerageza basobanukirwe. Ubwo buri wese afite uko yumvise, n'ibindi ku bushobozi bw'Imana tuzabasomera n'ibindi. Mu gusoza ndasoreza ku magambo, ni amagambo aboneka muri Korani igice cya 2 kuva ku murongo wa 2 kugera ku murongo wa 5. Imana itubwira ngo iki? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Imana iratubwira ngo kandi iyi Qur'ani iki ni cyo gitabo kidashidikanywaho kikaba umuyoboro ku batinya Imana alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun babandi bemera ibitagaragara byahanuwe bagahuza amasengesho y'itegeko kandi bagatanga mu byo twabahaye والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون niwo wemera ibyo Muhammad wahishuriwe Qur'ani n'imigenzo yawe bakanemera ibyahishuwe mbere yawe ibitabo byahishuwe byahawe intumwa zose Musa Isa ndetse n'izindi ntumwa zabanje ndetse bakemera n'imperuka badashidikanya ulaika ala hudda min rabbihim wa ulaika humul muflihun abo nibo bari mu nzira iboneye yagenwe na Nyagasani wabo kandi nibo bakiranutsi ubwo buri wese agerageze urwibutso mwarusangiza abandi bavandimwe jazakumullahu khayr kubwo gukurikira Imana ibahimigisha wa jazakallahu khayr kandi jazakumullahu khayr kubwo ko mwadukurikiye tubasaba ko mwazaye mukomeza kudukurikira ndetse no kuyandi masomo wa barakallahu fikum Allah bashiri imigisha mu byanyu byose subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.